Hani bebe ushaka kongera kunkubita se mbabarira sinshaka kuvugana nawe hase ko nagusabye imbabazi ko nahereye kare ngusaba imbabazi kuko wambabariye ukubita umuntu uranze nguje kunsemba imbabazi none se ko ndi umuntu nanjye nshobora kugira kamere kwanyumvishije koko kamere ariko yihe kamere uko nabyinanye n'umuntu bebe nakubwiye ngo mbabarira nagusabye imbabazi rwose sibyo nubu kandi ndacyazi gusaba mbabazi nshaka buri munsi ukankubita ukansemba imbabazi buri munsi ukankubita ukansemba ese nge ndi ngoma y'abaporoso uzajya upfa kubona nkubita ntanguriyo bebe ntanguriyo pe ndekura niba utashaka n'ibiryo byihorera urarya cyangwa ntabyo urya turasangira hani turasangira umva njye na n'ubu ngubu ndacyagusaba imbabazi mbabarira pe ndakwinginze mbabarira nanjye ibyo nakoze ndi kubyicuza sinzi n'ukuntu ikiganza cyanze bebe mbabarira sibyo bebe izo drama zawe narazihaye umva nyine nkubwire sibyo umva ku izina ry'Imana reka nkubwize ukuri hani bebe umvaze reka banze nkubaze uratinyuka ukaza ukankubita ngo nabyinanye n'abantu ngo navugishaga abantu ngo nifotozaga n'abantu nose ubundi ni ikibazo hani kubera ukuntu mukunda ndagufuhira cyane sibyo uramfuhira umva se nyine nkubwire bebe rega ntango byagakwiriye kugira ngo ubyinane n'abantu bimeze kuriya we are married mbyine gute none se kubera ibintu bibyina nk'umuntu w'umukobwa udafite umugore aramagurutse nari kumusuzugura umuntu yaje aramagurutse arambyinisha nta n'uruhare nabigizemo bebe urabizi ko nahise mwihora ndaza ndakwegera umva rero nkubwiza ukuri kubera kuki abakobwa baba bakubyinisha se kuki njye mba ntarakaye nyine umva nkubwire kuki njye umuntu ugeze mu rugo akuzira nkono incu nkubise wumvaga njye ndi inkoni ndi ingoma y'abaporoso ukubita uko wiboneye nagize umujinya nakugiriye jarasi hani ni ukuri kw'Imana kubera ko numukunda ndagufuhira erega mva nkubwire twebwe abantu b'abagabo iyo ubunye umugore wawe hari nk'ikindi kigabo gishaka kumuporovoka cyangwa se ibintu byasinze wowe reba twavuye hano sibyo twavuye hano twambaye tumeze neza tugiye kwishima uranyumva neza tugezeyo turicara turanywa turasangira ibintu bigenda neza mbona uruntu ruturutse ntiruzi kuntu naguterese nturuzi ibibazo dufitanye ntazi ibintu kuntu tubanye kuki waje nkubita ndamukubita uriya ntango umushinzwe umva rero icyo naguhaye ni iki ngiki ni umujinya kandi n'ubu ngubu ndacyabyicuza sibyo rekera gukurira sibyo rekera gukurira umva nyine utagabanya izo kamere zawe ndazigabanya banza unyumve banza usunyumve bebe banza ariko nanjye kuki basi utanyumva n'umunota umwe umva se nkubwire mbabarira unyumve n'umunota umwe sibyo musobanurire unyumve nta kintu numva ibi byose nese urambe imbabazi ute kandi utanyumva buri munsi ubu nibwo bwa nyuma uko mbonanye n'umuntu mvugisha ntango mbikunda bebe ntango mbikunda ukubona hari abantu ntango mbikunda ukubona hari abagabo base bagashaka kukubyinisha kandi nanjye mare uzashakira ahantu ujya kunzirika kuko ntukagende njye umva ubugeni ugafata ibintu by'ibigabo ugashaka kubiha chance none se kuki bakuvugisha ukabyemera we tujya mu kirori tugasohokera ahantu nkabona wayagaye nkabona uri kugenda wisanzura mu bantu mufatana amafoto mugira gutya na gutya mugira biriya bintu birandakaza nta kibazo icyo nanjye nisokane umva nyine cyo nkubwira ikintu kimwe umva nyine nkubwire ndagukunda urabizi ko nta kintu wanyumvishije nyumva se njye basi mbabarira unyumve kundusha amahane se ubundi umva ngiye kubera kuntu naguterese kuntu uri umugore wanjye kuntu urwara akabari ngiye kukujyana kwa muganga kuntu uba kuri insurance yanjye kuntu ibyo dufatanyije byose ibyo tugire umuntu ariturutse agiye aturutse hanze araje aragufashe arakubyinisha rega wowe nta kibazo yafashe ku ngufu twari turi gusambara mu rwame twakuye none ngo iki hani ni ukuri kw'Imana nyumva pe nubona mbyongeye
nubona nongeye kugukorabira nubona nongeye gufata ikiganza cyanjye nkagukubita ntuzongere kumbabarira uratinyuka umugore wawe uri umugore wanjye kandi nkunda ikiganza ukankubita nanjye sinibaza ukuntu byangwiririye sinibaza ukuntu byangezeho gutinyuka nkagukubita nshobora kuba nkorohera cyane bebe ntabwo unyorohera ahubwo urihangana uri umugore mwiza uri umugore mwiza ni ukuri kw'Imana hane ahubwo mbone iyo utaza kuza no mu buzima bwanjye sinzi ko hari n'undi mukobwa twari gushobokana wivuga gutyo sibyo wimbeshye ntabwo nshaka kubeshya kugira ngo ngire ingoma y'abaporoso hano ntabwo wanzanye kujya ujya unkubita akabazo kose kabaye urankubise wanze ukanse imbabazi basi reka nkubwize ukuri nakubwiye ngo nubona byongeye nubona bino bintu nkukoreye byongeye sibyo ntabwo nshaka kuzongera kubona amarira yawe atemba ku matama yawe hane ku izina ry'Imana ndagukunda cyane nanjye sinzi ukuntu ibintu nimba ari shitani imeze gute nimba ari ukubera ukuntu nkukunda cyane nukuri kw'Imana bebe niyo uzi uko nshobora kukubona unahagurutse gutyo urabona ukuntu twari twicaye hari ugiye gukoresha toilette nkabona hari umuntu w'umugabo ugukurikije amaso uzi ukuntu mba numva ameze mu mutima mba numva nawe uri kubabwira ngo yego 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 ku izina ry'Imana uko nguko nikomeza kubera ukuntu nkukunda nzabaho ntavugisha abantu kugira ngo basuhuze ariko nawe wibereka ko wabishimiye useke biriya bintu ntabwo mbikunda njye birambabaza okay nta kibazo niba ushaka nzajya mbaho ndakariye umuntu aza kumvugisha nkanakara mva nkubwire hane ni ukuri kw'Imana inoze umenye ko njye ntabwo nshobora kuguca inyuma ibyo nakora byose nasekera umuntu ntabwo naguca inyuma ndagira ngo ushire umutima wawe hamwe utuze wumve ko ndi uwawe nta muntu dusangira nta muntu uzakuntwara ujye utuza nubona ndi kuvugisha n'umuntu utuze hane urumva nshaka kuguca inyuma ntabwo naguca imbere ureba gutya nagenda nkanabikora udahari ariko mpamvu ngenda nsuza abantu hari nkisanzura ni uko mba nzi ko nta kiri ikintu kibyihishe inyuma ndakumva hane ndakumva cyane pe basi uzahinduka ndagerageza ariko nanjye ikintu niziyeho kandi nzi ku bagabo baraprofitira mu kavuyo abagabo umugabo arakubona gutya abagabo bakunda abagore bubatse abantu tworoshye hano ntabwo ndi insina ngufu buri wese aca uko yishakiye ntabwo ari uko nguko nanjye nkubwiye ko ari kumeze ariko icyo ngewe nzi abagabo baprofitira mu kavuyo nzi abagabo baba bashaka kubona urugo rwacu rumeze neza gutya twemereye bagashaka kurusenya nzi ibintu byinshi byagiye bibaho buriya nka kuriya kuntu wamuhaye umwanya mutoya mukabyinana mukanya ejo bundi arakwaka nimero niwe wenda nubwo bose utanayimuhaye ejo azayibaza inshuti yawe ejo agire gute ahita kuvuga ngo nguribuka kuntu ngo umvaze nguribuka ngo kuntu twabyinanye nguribuka ngo cyagiye ngo shasha atangira kuzana buhoro gutyo ntabwo nshaka kuyobahane ntabwo nshaka ngufi ku buryo umugabo wese akubonye aho ngaho ngo aragutwaye akubonye aho ngaho antwaye atese aguze ko kujya abagore hano uzabaze urumva ntabwo umugore apfa kuguca inyuma gutyo ntabwo umugore apfa kugenda gutyo ntabwo twe duteye nk'abagabo umuraza abona umukobwa ngo yari irari twebwe bisaba igihe nk'uko igihe wanereteye igihe byatwaye reba nk'ukuntu navunitse icyo gihe byatwaye niyo mpamvu byabaye byose n'undi mugabo wantwara byamugora icyo gihe kingana none se uwo mugabo wundi wagutwara mwese we yabashe kugutereta kugira ngo yabashe kunkoresha kugira ngo agusambanye gusa birangire wese akoze ngende n'abasambanya babonye hose wigeze umfata se basi n'umunsi n'umwe bari kumwe rega hari niho bihera bigenda buhoro gutyo sinshaka kuzongera kunkubita basi urambabariye hane ni ukuri kw'Imana mubwira wenda ncana bugufiya sibyo mubwira rwose nanagupfukamire sibyo ariko please umbabarire ntabwo nzongera kugukubita ntukatume ntekereza ibintu byinshi ndakwingize sizongera kunkubita umugore nkunda ntabwo ntuzongere kumfura bigize hariya ariko basi nanjye basi ndatuza ariko nawe basi unyereka mpituze sibyo ntabwo uzongera kubera ibintu byo kujya mwibe none se ngaho ku izina ry'Imana ngaho ureba useka uzi ukuntu useka ugasekera abandi bantu nkumva ngize umujinya
ni izina ry'Imana uraseka rega abantu babahaye inuza wabakwisanzuyeho rega sinakubwira amafoto ibiki buriya nuko niyo tunageze hariya ukajya kuvugana uzuko n'abagore ahubwo nabo mufuhira wiherera ntabwo uzi ibintu se byateye ni ibintu by'uburezi be ntabyo uzi se ko buriya nakoreka umugore mukajya kwihugugikana mukaba mwajyana no muri toilette mukaba mwajyana gute nkabihorera udashaka ngo n'abagore ngo tugere boya birana cyakoze umuntu nzi umuntu wubatse it's okay hariko bano babandi batandukanye n'abagabo babo bano biyambarisha nk'aba ni kuri Imana ngo na kweke ubwo se wa ntabyo uzi yabyo ntabyo nzi tubyihorera none sibyo hano rokoze kubunsabye imbabazi no kuri Imana hani nanjye ndishimye cyane kumbabare sibyo akusuzongera kunkubita ntabwo uzongera kunkubita ahubwo tujye kwiryamira sibyo tujye kuryama dukoraneho dukorana byose byose tubikore umena kabizo